Yesu n'urugero rwiza rushimwa. Mwese abaduteze yombi twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze muri iki kiganiro. We welcome all our listeners in this discussion. Dushimye Imana iduha aka kanya kugira ngo tuganire ijambo ryayo. We are thanking for giving us this time to share the words of God. Nkuko musanzwe mumenyereye turi abadvance musi wa karindwi batwaye ubutumwa bw'ivugurura n'ubugorozi. As you already know, we are the Seventh-day Adventist Reformation. Ku mazina yanjye nitwa Gafishi Safari. His name is Gafishi Safari and my name is Dushime Ange. Kuko tugiye kuvuga iby'Imana atari iby'abantu, mureke duce bugufi dusenga Imana. As we are going to share the words of God, let's humble ourselves and pray. Data wa twese udukunda uri mu ijuru, Our loving Father in heaven, warakoze ubwo twamaraga gucumura ugatanga Yesu kugira ngo aducungure. thank you for giving us your Son Jesus to come and redeem us. Ubu yewe uje mu isi yose uduha ijambo ryawe kugira ngo rituyobore. You gave us your word so that it can guide us in this time. Tugiye kuvuga ibyawe turi abantu rero ngo nibihagararaho nk'Imana. We are going to share your words as human, but we want you to explain as a God. Byatuma uhabwa icyubahiro maze tugahera mu ruhande rwawe ubidusangize n'abakunda bose ku bwa Yesu. Help us to stay by your side in the name of Jesus. Amen. Bavandimwe tuti dukunda, Dear brothers and sisters, tugeze mu gihe gikomeye kandi kiruhije gusobanukirwa kwa mwene muntu. we are in difficult time that is difficult for everybody. Akaba uyu mwanya tugiye kumara amatsiko benshi bajye batekereza. Today we are going to discuss more about things that so many people want to know, Bibaza cyane ku byerekeranye n'ivugurura n'ubugorozi. asking themselves about reformation. Na niyo mpamvu twateguye icyigisho kitubwira ngo ni impamvu ki habayeho abagorozi. And that's why our topic of today says the reason why there is reformation. Nangwa se tubivuge ngo ni impamvu ki twabaye abagorozi. Why did we become reformers? Benshi bazi ko abagorozi ari amadini nk'ariho hano ku isi. So many people think that reformers are like other churches, Ariko tugiye kubisobanura neza impamvu habaye ubugorozi. but we're going to explain very well the reason why there is reformation. Kugira ngo tubivuge kandi byumvikana, reka dushaka uburyo twabishyira mu tuntu tugera muri turindwi. We are going to explain this in a few ways, Maze abantu babyumve neza. and you have to understand this very well. Ingingo ya mbere irasa nk'igisubizo itubwira ngo Imana yemeye ko bubaho. The first way is it says God has approved the reformation. Ingingo ya kabiri iratubwira ngo ikizana ubugorozi. The second one is what brings reformation. Ingingo ya gatatu iratubwira ibigororwa n'ibihe. And the third, what needs to be reformed. Ingingo ya kane ni itubwira ngo kubaho kwa kanuni. The fourth is establishment of money for the church. Ingingo ya gatanu ni ibirimo. The fifth is what is included in the money for the church. Gatandatu kwihuza n'isi kw'itorero. Union between church and the state. Ingingo ya karindwi ni imico n'imigenzo ndetse n'ibindi byinshi. The seventh is the habit and other so many different things. Nubwo tuvuze ibintu bisa nkaho biruze kuba byinshi ariko turabivuga mu ncamake. As you may understand that this is too much, we will try to say this in a brief. Reka tubirebe muri Bibiliya ko Imana yemeye ko bubaho. Let's see in the Bible that God accepted reformation, Cyane ko ariyo ngingo ya mbere Imana yemeye ko bubaho. especially that is the first topic that says God has accepted reformation to exist. Ntabwo bwaje ari impanuka. It never came as an accident, Nta nubwo bwaje ari inzaduka nk'uko benshi babizi. and it never came as just updated Ahubwo things. bwarahanuwe n'uvuga ngo twarahanuwe ko tuzabaho hagize ibikorwa. But it was prophesied that it will take place in this time. Ngaho abafite Bibiliya muje mu gitabo cya Yeremiya. Let's read in the book of Jeremiah. Yeremiya igice cya karindwi, igice ni Yeremiya karindwi umurongo wa gatatu. Reka twasoma amagambo akomeye. Jeremiah chapter 7 verse 3. Haranditswe ngo Uwiteka Nyiringabo Imana y'Isirayeli iravuga iti nimugorore inzira zanyu n'ingeso zanyu nanjye nzabaha gutura aha hantu.
Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, amend your ways and your deeds, and I will let you dwell in this place. nukuvuga ngo iyo bavuze inzira ni imyizerere. When they talk about ways, it's like a belief. Iyo bavuze imico ni imibereho yacu ya buri munsi. When they talk about the way, it's also our ways of living. Na niyo mpamvu Bibiliya itubwiye ngo nimugorore inzira zanyu. And that's why the Bible say, amend your ways. Inzira tunyuramo tujya mu kuri nangwa se tujya mu ijuru. The ways to heaven or the ways to truth. Imana irebye ko zimaze kugorama ivuga ko zigomba kugororwa. When God sees that those ways were removed, God accepted that those ways has to be renewed. Noneho itorero rigororwa muri igihe giheruka. And the church that need to be restored. Cyane cyane ni itorero rya karindwi ryiswe iry'Laodikiya. It's the seventh church that is called Laodicea's church. Ryabayeho rije guhagarara mu cyuho Roma yari yaraciye mu mategeko y'Imana. It existed in the gap that was established by Roman church. Kandi nabo babayeho barahanuwe ariko igihe kigera baragorama. Even the Rome was prophesied, but they went in the wrong way. Ngaho muri mu gitabo cy'Ibyahishuriwe igice cya gatatu. Let's read in the book of Revelation chapter 3. Igice cya gatatu duhereye hariya ku ruriya murongo wa 14 haranditswe ngo ku murongo wa 14 haranditswe ngo marayika wandikire marayika w'itorero ry'Laodikiya uti wita amen umugabo guhamye kandi ukiranuka ukuri inkomoko y'iby'Imana yaremye aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire iyo aba ukonje cyangwa rubize. And to the angel of church in Laodicea write, the words of Amen, the faithful and true witness, the beginning of God's creation. I know your words, you are neither cold nor hot. Would that you were either cold or hot. Marayika wandikire marayika w'itorero ry'Laodikiya. And to the angel of church in Laodicea. Nukuvuga ngo marayika n'umuyobozi. Angel is the leader. Nukuvuga ngo iryo torero ryagombye umuhamya ukomeye w'ukurerwe Yesu yari isanze ridakonje kandi ribire. Jesus has found this church neither cold or hot. Niyo mpamvu yarigiriye inama zo kugura imiti 3. And that's why he gave advice to the church to buy 3 things. Cyane ko yari rwaye indwara 3. Especially that they had 3 diseases. Reka turebe ko abadvance umunsi wa karindwi nkuko Imana yabihanuye mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranywe umuzingo wa 2. Let's read in the book of selected message for him too. Harimo ijambo ritubwira ngo page 53 haratubwira ngo Page 53 it says, Imana y'ubwoko bwayo ihitamo ishyanga ryayo ryose ishyanga ryayo ryo torero ku isi yose. God chose his church in the world. Iryo yaragije amategeko yayo. And he gave the church his laws. Yabahaye inshingano yera n'ukuri kwiteka ryose. And he gave them the holy responsibilities. Kugomba kutangarizwa abatuye ku isi bose. That they have to tell the rest of the world. Ishaka kubacyaha no kubakosora. He always want to correct those church. Ubutumwa bw'Laodikiya bukwiriye abadvance umunsi wa 7. The message to Laodicea is now being given to the Seventh-day Adventists. Baha umucyo ukomeye ariko ntibawigenderamo. They receive the light, but they don't go according to the right. Abo nibo bahamije kwizera mu buryo bukomeye. And they has proclaimed the faith. Ariko ntibakomeje kugendana n'umuyobozi wabo mu buryo bwo ariko ntibakomeje kugendana n'umuyobozi wabo ku buryo azabaruka keretse gusa nibihana. But they never kept going according to their leader, and that's why they have to come back. Icyo nshatse kuvuga nuko bahamagawe n'Imana. What I mean is that they were called by God. Igihe kigeze bagatera shebuja umugongo. And the time came when they transgressed from the Lord. Kabona nubwo bari barahawe iby'igiciro cyinshi. When they were given the right. Kugira ngo batangarize isi igiye kurimbuka umucyo uhwanye n'igihe tugezemo. So that they can give the light to the world. Ariko babwiwe ngo bazarukwa keretse gusa bihanye. And they were being told again to come back to Christ. Habonetse ubuhomyi bukomeye cyane. There was too much blindness in that time. Ibihamya umuzingo wa mbere page 370
na karindwi turasoma mwe amagambo akomeye. Testimony 377. Haranditswe ngo neretswe impamvu nyakuri y'ubuhumyi mu buryo mu by'umwuka mu bwoko bw'Imana bwo muri gihe cya none. I saw the reason there is spiritual blindness in the church of God today. Nuko batemera imicyaha. It's because they don't accept the correction. Umugabane munini wo muri twe wasuzuguye imicyaha n'imiburo. Most people they ignored the correction from the Lord. Umwami kiranuka yanga cyane akazuyaze mu bwoko bw'Imana. The Lord hates lukewarm, especially in the church of God. Bushoboza Satani kubagiraho ubasha mu gihe turi mu gihe cyo gutekereza no kuba maso. They make them go near to the Satan in this time where we have to be awake. Abikunda, Those people who are selfish, abibone, and those people who are proud, abakunda icyaha, and those who love sin, bahora bicariwe no gushidikanya. they always have doubts in their mind. Abantu bikunda, People who are abantu selfish, bibona, who are proud, abo bantu bose babicariwe na Satani. and those people are attacked by Satan. Kandi mu mibereho yabo habuzemo And gushidikanya. in their life there is too much of doubt. Satani ashiramo umwete we wose Satan has put much effort kugira ngo bazanemo kandi abavutsemo ibirwanisho to always make the temptation in them, arwanisha imiburo y'Imana yohereje. and he tempt them from following the warnings of God. Bityo abantu benshi cyane babifata ko ari ukubura ubwenge And so many people think that it's lacking the mind no kubura imbaraga kwiyerekana ko gushidikanya. Bityo abantu benshi cyane babifata ko ari ukubura ubwenge So many people think that it's lack of mind, no kubura imbaraga, also lack of power, kwiyerekana no gushidikanya, showing off and too much doubt, kubaza ibibazo no guhakana. asking questions. Abantu bifuza gushidikanya Those people who wish to have those doubts, bazabona igihe gihagije. that we have enough time. Imana ntabwo iteganya gukuraho. Imana ntabwo iteganya gukuraho ubushobozi bwose bwo gushidikanya. And God is not expecting to remove all those doubts. Ni ukuvuga ngo abashidikanya ubutumwa Those people who doubt the gospel, bazabona impamvu zatuma ubwo butumwa bushidikanya. they will always find a reason for them to doubt Tubwiwe the ngo gospel. Imana ntizigere ibakuraho uko gushidikanya baramutse babyishakiye. And God will not remove those doubts in them if they will to do so. Na niyo mpamvu rero nababwiye ni Imana yemeye ko bubaho. And that's why I told you that God accepted reformation Iyi to take ngingo place. kugira ngo tuyiveho dusome ubutumwa bwatoranywe mu muzingo wa mbere. Before we read this topic, we're going to read in the selected message 154 154. turasoma iri jambo rikomeye cyane. We are going to read the word that says, Imana ishaka ikangura n'ubugorozi mu by'umwuka. God revived the reformation in spiritual ways. Imana irasaba ikangura n'ubugorozi mu by'umwuka. God revived the reformation in spiritual ways. Nibitaba bityo abakazuyaza bazarushaho kuba babi mu maso y'Imana. If it's not like that, people who are lukewarm will keep being bad in the sight of Kandi God. amaherezo ntizongera kubafata nk'abana bayo. And at the end, God will not receive them. Ni ukuvuga ngo mu itora hagomba kuba mwikanguka n'ubugorozi. It means that in church there has to be reformation. Nibitaba abakazuyaze bazarushaho kuba babi mu maso y'Imana. If they keep being lukewarm, they will keep being bad in the sight of God. Rero ubugorozi ntabwo buje ari inzaduka ahubwo bwarahanuwe. That's why reformation did not just come, but it was prophesied that it will take place. Reka turebe ku ngingo ya kabiri itubwira ngo ikizana ubugorozi. Let's talk about the reason why there is reformation. What brings reformation? Ubugorozi bubaho iyo habayeho ibibazo byo kugorama. Reformation takes place where there is a problem, where there is something that was destroyed. Mu gihe cya Ahabu Imana yahagurukije Eliya bari gusenga ibigirwamana. In the time of Ahab, God brought Elijah because they were praying the gods. Mu gihe cya Yohana Umubatiza nabo ntabwo bari bategereje Mesiya uzaza nk'uko bikwiriye. In time of John Baptist, people were not waiting for
for Jesus, for Messiah to come. mu gihe cy'intumwa 12 ntabwo bari bazi gutandukanya iby'Imana n'imigenzo y'abantu. In the time of disciple, people didn't know the difference between godly thing and worldly thing. Mu gihe cyacu nko mu gihe giheruka hariho itoro ry'abadivansi umunsi wa karindwi ryamarije kwihuza n'isi. In this time, there's the Seventh-day Adventist Church that was united with the state. Ngaho murebe mu gitabo cya Yesaya inkomoko y'ubugorozi. Let's read in the book of Isaiah. Nako Yeremiya mumbabarire. In the book of Jeremiah. Igitabo cya Yeremiya 2:13. Book of Jeremiah chapter 2 verse 13. Harimo ijambo ritubwira ngo kuko abantu banjye bakoze ibyaha bibiri. Cya mbere baranyimuye kandi ari soko y'amazi y'ubugingo kandi bikorogoroshoreye bitega bitobotse kandi bikorogoroshoreye bitega mu rutare kandi ni bitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi. For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living water, and hewed out cisterns for themselves, broken cisterns that can hold no water. Abantu banjye ngo bakoze ibyaha bibiri. My people have committed two sins. Icya mbere bimuye Imana. They have forsaken God. Icya kabiri bikorogoshere bitega bitobotse. And also the fountain of living water. Iki nicyo kintu gikomeye cyane cyabaye inkomoko y'ubugorozi. This is the only thing that brought reformation. Bari mu gihe cya Roma. In the time of Roman Church. Roma yatse abantu Bibiliya. Roma removed the Bible and people. Maze ibahereza inyigisho z'ibinyoma. And he gave them false teaching. Maze biba inkomoko y'ubugorozi nyakuri. And then it brought the reformation to take place. Mu gihe cyacu bimeze bite? How is it in our time now? Ngaho intambara ikomeye pari 280 twasome. In the book of Great Controversy, 280 twasoma amagambo akomeye cyane. Page 280. Roma yakuye Bibiliya mu bantu. Roman Church has removed Bible from people. Kandi isaba abantu bose kwemera inyigisho zayo mu mwanya wa Bibiliya. And he asked all the people to accept their first teaching in place of Bible. Umurimo w'ubugorozi urugendereye kugarura ijambo ry'Imana mu bantu. The Reformation gospel has had a purpose to revive the Bible in people. Ariko se mbese siko turi ko matora yo muri gihe yo muri iki gihe. Ariko se mbese siko ukuri ko matora yo muri gihe cyacu abantu benshi bigishwa gushingira kwizera kwabo ku mategeko n'inyigisho by'itorero. Even today, people are taught to respect the laws of the church. Umwanya wo gushingira ku byanditswe byera. Instead of following the word of God, ubwo Sharabice yavugaga ko ku matora ya Protestanti, when Charlie spoke about Protestant church, yaravuze ati babazwa n'ijambo ryose rivuzwe rirwanya imyemerere yabo. He said that they always get annoyed when they see preaching that is against their own teachings. Nkuko abapadiri bashobora kubabazwa n'ijambo ribi rizabuzanya kuba abatagatifu n'abapfuye. Because priests also didn't want people to forget about the respect of those dead people. Bahowe kwizera kwabo. Bashobora kubabazwa n'ijambo ribi ribuzanya kuba abatagatifu n'abapfuye bahowe kwizera kwabo. They get hurt when they see word that is against respect of their dead people. Amaturo y'ibwiriza butumwa ya Protestant yafatanye mu biganza cyane. The Protestant church were united. Ku buryo muri yose nta muntu ushobora kumubwiriza waho. And from those churches there's no true evangelist. Ku buryo amatora y'ibwiriza butumwa ya Protestant yafatanye mu biganza cyane ku buryo muri yose those Protestant church were united that none of them, nta muntu ushobora kumubwiriza butumwa ahariho hose, none of them can be a true evangelist everywhere atabanje kwemera ikindi gitabo kitari Bibiliya, without accepting another Bible
without accepting another book. atabanje kwemera ikindi gitabo kitari akagishyira mu mwanya wa Bibiliya. It means he has to take another book apart from the Bible. Na niyo mpamvu rero iyo dusomye dusanga ubugorozi bugendere kongera kugarura Bibiliya mu bantu. That's why when we read, the formation has the purpose to restore the Bible in people. Bakongera bagaha agaciro Bibiliya. They have to give value to the Bible. Aya magambo muzasoma no mu gitabo cy'Ibihano y'Umuzingo wa mbere page 159. Read these words in the book of Testimonies, aho bavuze ngo ubugorozi ni ingenzi cyane muri twebwe, where they say that reformation is very important kugira ngo abantu to bongere us, basobanukirwe n'imyizerere yabo y'agatanga ka mbere, so that people can remember or understand the true belief. kugira ngo abantu basobanukirwe n'ubuyobe niyo mpamvu hagomba kubaho ubugorozi. People have to understand those first teaching. That's why reformation is taking place. Reka tuze n'abavuga ku ngingo ya gatatu. Let's talk about third topic. Ivuga ibyerekeranye n'ibigororwa. That talk about what needs to be reformed, kugira ngo tuze kubisobanukirwa neza, so that we can understand it very well. Icyambere nuko Imana yavuze amagambo mu gitabo cya Yesaya. The first is God said something in the book of Isaiah. Yesaya igice cya 59. Isaiah chapter 59. Ku murongo wa 14 na 15 reka twasome aya magambo akomeye cyane. On verse 14. Imanza zitabera zizasubizwa inyuma no gukiranuka kuzahagarara kure, kuko ukuri kwaguye mu nzira kandi gutungana ntikubasha ngo kwinjira. Justice is turned back and the righteousness stands far away, for truth has trembled in the public squares and uprightness cannot enter. Nukuri koko ukuri kwarabuze uretse ibibi aba umunyage. Truth is lacking, and he who departs from evil makes himself a prey. Ijambo nashatse niri ngo ukuri kwaguye mu nzira kandi gutungana kuri kure. The word that I want to focus on is that justice is turned back and righteousness stands far away. Reka mbabwire ko ikintu cya mbere kumva itorero ryinjiza inyigisho z'abantu muri ryo. Let me tell you something. Understanding that the church is bringing things from outside, kuzana kanuni byonyine bwari ubuyobe bukabije. Bringing the millennium for the church was the first way to go wrong. Kubaho kwa kanuni ibyo byonyine byari ubuyobe bukabije. Establishment of millennium for the church is a great way to go wrong from the words of God. Iyo dusomye mu gitabo cyitwa Ellen White n'impano z'umwuka w'ubuhanuzi, when we read in the book of, reka turebe ijambo kubaho kwa kanuni. we are going to talk about millennium for the church. Ariko tubanze dusome Bibiliya Mariko gice cya 7. Let's read in the Mark before we proceed. Mariko 7:7. Mariko igice cya 7 murongo wa 7 haranditswe ngo, Mark chapter 7 verse 7. bansengera ubusa ku nyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. In vain do they worship me, teaching as doctrine the commandment of men. Itegeko ry'Imana murekera gukomeza imigenzo y'abantu. You leave the commandment of God and hold to the tradition of men. Imana ntabwo yigeze yemera na busa ibyerekeranye no kushiraho inyigisho z'abantu. God has never allowed men to establish their commandment. Iyo dusomye igitabo cyitwa Ellen White n'impano z'umwuka w'ubuhanuzi 148. When we read in the book of gift of spirit of prophecy, haranditswe ngo, there's the word that says, abadivantiste bahamya umugabane umwe w'imyizerere ishingiro ry'ibyanditswe byera. Seventh-day Adventists only follow the half of Holy Scriptures. Byahumetswe n'Imana, Holy Scriptures, babikuyemo ubushishozi bw'ubushake bwayo. Reka dusome igitabo cyitwa Ellen White n'impano y'umwuka w'ubuhanuzi. we are going to read in the book of Spirit of Prophecy Gift, Reka duhere ku page 148. page 148. Haranditswe ngo, It states, noneho Imana izagira ubwoko kw'isi bwizirika ku ijambo ryayo. God will have his church that follows
His word, kandi buzashyiraho nk'ihame ry'urufatiro rw'ubugorozi bwose. in that church we have the Reformation as their pillar, byaba ibyemezo by'abahanga whether decision for the cyangwa wise cyangwa gupfobya k'ubucurabwenge or the refusal of wisdom, cyangwa indagakwemera or millennium for the church, cyangwa ibyemezo by'inama n'amakoraniro y'amadini, or the decision of United Church, ubwinshi bwo kudahuza kwabwo ni nako ubwoko ubwako ntibigomba kugenderwaho ku ngingo yo kwizera kw'idini. it doesn't have to be followed when it comes to the belief of the church. Reka duse nk'abasimbuka hakurya 149. Reading on the next page, haranditswe ngo abadivasi ba mbere rero barabanzi b'indagakwemera. early Adventists, they never followed the millennium for the church. Dusomye haruguru ho gakeya aravuga mu murimo wa kidivansi tugitangira, When the Adventist work began, mwene data James White yaravuze ati James White said, Bibiliya niyo ndagakwemera yacu. the Bible is their belief, the true belief. Twanze ikintu cyose gifite ishusho y'indagakwemera ya kimuntu. They didn't want anything that shows like millennium for the church. Dufashe Bibiliya n'impano y'umwuka w'ubuhanuzi nk'ishingiro ryo kwizera n'ikimana ishaka kutwigisha cyose. We have Bible and spirit of prophecy, and that's what show what God has to teach. Bityo rero twanze igifite ishusho y'indagakwemera. And they didn't want what have the sign of millennium for the church. Nukuvuga ngo abadivantiste bagitangira barabanzi b'indagakwemera. Early Adventists, they were enemy of the millennium for the church. Umuhanuzi kaze maze gupfa niho bayobye batangira gushyiraho ibitabo by'indagakwemera. When the prophet of the Lord has died, that's where they established this millennium for the church. Niyo mpamvu mbabwira ni kubaho kwa kanoni konyine bwari ubuhakanyi bukomeye. That's why I told you that establishment of millennium for the church Reka is a great. Reka tuvuge ibirimo. Let's see what is included in that book. Kuko ibirimo byaryo byose birimo byangiza ijambo ry'Imana. Whatever is included, it is destroying the word of God. Reka murabona ko kino gitabo dufashe mu biganza. This book that you can see here, cyitwa indagakwemera nangwa se indongozi y'umukuru w'itorero. it shows millennium for the pastors. Baje kucyandika mu 1999. It was written in 1999. Cyaje gikurikira iki ngiki murafashe nacyo cyitwa kanuni na kawaida za kanisa. And it is followed by this book that is called Millennium for the Church. Iki cyo ntabwo gihinduka ahubwo kigenda bahindura indagakwemera nangwa se indongozi z'itorero. This one does not change, but they keep renewing over time. Bakurikije uko iterambere ry'isi rimeze. Depending on the way this world is revolving. Bavandimwe nshuti dukunda, Dear friends, ibi bitabo nibyo byagendeye bigeye kwa umugambi wabyo no gukuraho Bibiliya. these books were established in order to remove the truth of the Maze bagashyiraho inyigisho z'ibinyoma. and then they established false teaching. Noneho nabo ubwabo bazi neza ko Imana itabyemera. And they also know that God does not accept this. Reka duse nk'abasoma muri cyo amagambo make. Let's read some words in this book. Babyivuge ko Imana atari yagishyizeho. And they say themselves that God did not accept this. Ipale ya 17 On page 17, baravuze ngo gahunda irakenewe that the program is needed, atari ukubera ko Imana yayitegetse, not because God has approved it, ahubwo bitewe n'uko itorero ryahawe inshingano z'umurimo, but because church has been given that ngo responsibility. bitewe n'uko Imana yahaye itorero inshingano z'umurimo ziwusagutse. Just because God has given that responsibility. Twasomye mu to church. gitabo cyitwa intambara ikomeye We've read in the book of great controversy ko ikintu icyo ari cyo cyose tugomba gushingira ku ijambo ry'Imana, uko niko Uwiteka avuga. that we have to base everything on the word of God. Abahora baravuga ngo nubwo Imana itabitegetse, But in this book they say that even though God did not approve this book, iteka ryose rikoze iby'Imana itategetse, always when you do things that God did not approve, uba ugeze mu buyobe bukomeye.
you are walking in the wrong direction. reka duse nk'abavuga ibindi bintu bikomeye cyane. Let's also talk another difficult thing. Nababwiye ko hariho n'imigenzo n'imihango yindi tutagomba kuvugira ahangaha ko nta n'umwanya twabona. I've told you that there's another habit that they have and we can't explain it here. Ariko mureke mbabwire ko igihe hano muri iki cyigisho kivuga ngo gusiza ikibanza, hano muri iyi ngingo ivuga ibyerekeranye no gusiza ikibanza, In this book there's a topic that says preparing the land. ahangaha bavuze utuhango n'utugenzo twinshi cyane. They talked so many habits. Amasuka uko yazirika, uko bagenda bavuga amagambo menshi muzisomere. So many things that we read in this book. Ariko icyantangaje ngo mugenzi ugiye gusoza, But the thing that has surprised me, ngo nibajya gusenga when they're going to pray, ku paje 199 on page 199, ngo saba umwe mu batumirwa, you have to ask one of the guests utari umudivantiste cyangwa se umukuru w'itorero ry'aho ngaho ko bari usenga, who is not Adventist in that church to come and pray. nukuvuga ngo muri bariya batumirwa bose baje, In those guests who came to church, ngo usabe umwe ariko uzirikane ko atari umudivantiste. you have to ask one of them, but who is not Adventist. Namwe mu nyumvire ibi bintu birakomeye cyane, ni ukwihuza n'isi mu buryo bukomeye. This is difficult thing. This shows the way the church is uniting to the state. Ibi rero ni ibintu birimo kandi bibi cyane. And this is a bad thing. Iki gitabo cy'ubwacyo barivugiye ngo nicyo kigomba gufata umwanya w'imbere kuruta ibindi bitabo byose. And they have said themselves that this book has to take a place instead of the Bible. Ngaho abagifite ni mujye ku paji ya 7. Let's read on the page 7 for people who have this book. Aho baravuze ngo ingano y'indongozi yateguwe, The quantity of this book iryo ku bushake ngo ihwanye ubunini n'igitabo cya kabiri za kanisa. was established in order to align with Millennium for the Church. Iki nukuvuga ngo bari kuza bashyigikira iki ngiki bagashyigikira n'iki cya kanuni. They are supporting these two books. Ibi bitabo bigomba kwitabwaho byombi, These books have to be important and cared kandi buri for. mukuru w'itora agomba kubigira byombi. And every leader of the church or pastor has to have these two books. Igitabo cya kabiri za kanisa, The book of Millennium for the Church, igitabo cyatowe n'itorero ku isi yose, it was the book that was brought across the world n'inama nkuru rusange, in general conference. nicyo kigomba guhabwa umwanya w'imbere They have to be taken in the first place mbere y'ikindi gitabo cyangwa indi ndongozi yateguwe, before any other book. indi ndongozi yateguwe gukoreshwa mu matorero. Before any other book in the church. Nukuvuga ngo igitabo cya kanuni za kanisa, The book of Millennium for the church, igitabo cy'indongozi mukuru w'itorero, in the book of the Millennium for the ngo nibyo bigomba gufata umwanya w'imbere they have to take the first place kuruta ibindi bitabo byose. before any other books. Iki nicyo gikorwa, na niyo mpamvu nababwiye ni itorero ryihuje n'isi, ariyo ngingo ya 6 tugezeho. That's why I've told you that the church has united with the state. Iyo dusomye mu gitabo cyitwa Abakorinto, When we read in the book of Corinthians, cyo kitubuzanye kwihuza n'isi. it tells us not to unite with the state. Urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 14, 2 Corinthians, haranditswe ngo nimukifatanya n'abatizera mudahwanye, mbese gukiranuka no gukiranurwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye na Beliyali, cyangwa uwizera n'utizera bafitanye isano ki? do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness, or what fellowship has light with darkness? Angaha kiratubujije ngo ntitugomba kwifatanya n'abatizera tudahwanye. It is telling us not to be unequally yoked with unbelievers. Iki cyitwa ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa kabiri, In the book of Selected Message, 2nd volume, 309 tuhaje, page 309, aho baravuze ngo
batubujije kwifatanya mu buryo bukomeye. They are saying the way we don't have to be unequally yoked with unbelievers. Aranditswe ngo ntabwo hagomba kubaho kwifatanya n'abahamya isabato y'ikigirwamana. We don't have to be unequally yoked with the people who doesn't accept the Sabbath. Ntabwo tugomba gupfusha igihe cyacu ubusa tujya impaka n'abantu bazi ukuri. We don't have to waste our time debating with the people who know the truth. Kandi barasiwe n'umucyo wako igihe bima ukure amatwi. And who knows the truth but ignore them. Bagahindukira imigani y'ibihimbano. And then they follow those false teachings. Nababwiye ko abantu bazakoresha ubushobozi bwose. I've told you that people will use all their efforts kugira ngo batume itandukaniro riri hagati yo kwizera kw'Abadventiste munsi wa karindwi to remove the difference between Seventh-day Adventists n'abubahiriza umunsi wa mbere w'icyumweru ritagaragara neza. and those people who follow the Sunday. Isi yose izajya mu rugamba kandi igihe kiri bugufi. A whole world will be in the battle and that time is near. Ntabwo iki ari igihe cyo kurambika hasi ibituranga. This is not the right time to remove our identity. Iyo ni ukuvuga ngo The time to remove our identity. muzi ko turangwa n'amategeko y'Imana. We are identified by the law of God Tukarangwa n'umwuka w'ubuhanuzi. and also spirit of prophecy. Tukarangwa n'ibintu byaribyo byose bigendanye n'ijambo ry'Imana. And everything that God has said. Muri iki gitabo cyitwa ibihamya by'itorero umuzingo wa kabiri. In this book of testimony for the church, second volume. Ngaho abagifite tujye ku page yacyo 288. On page 288. Haranditswe ngo amagambo akomeye, reka tuhasome hati. There's the words that says. Mbega uburyo biteye agasuzuguro imbere y'amasi y'Imana yera. It's very sad in the sight of the Lord. Abantu bavuga ko barwanira amategeko yayo. That people who fight for His law. Maze akaba aribo bayacumura ayo mategeko yayo. And they keep destroying them. Bashira igisuzuguriro ku murimo. They put disobedience in the work of God. Kandi bahesha abanzi b'ukuri umwanya wo gutsinda. And they allow those enemy of truth to succeed. Umurongo utandukanye abigishwa ba Yesu n'abigishwa ba Satani ntabwo ugomba na rimwe gusibwa. They don't have to be different between Christian and non-Christian. Imana ubwayo yaciye umurongo ugaragaza itandukanya isi n'itorero. God has put the line that differentiates the church and the state. Abuha amategeko n'abayacumura. People who follow the commandments and those who go wrong from them. Ntibashobora kwifatanya. They don't have to come together. Baratandukanye nk'uko amanywa atandukana n'ijoro. They are very different as the night is different from the day. Baratandukanye mu bibaryohera. They are very different according to their taste. Mu migambi n'ibyifuzo no mu mico yabo. Their goals, desire and habits are totally different. Nitwimenyereza urukundo no kubaha Imana. If we get used to the love and respect of God, tuzamagana isano nubwo yaba ntoya yo kwifatanya n'ibyanduye. we will never allow to get united with those things that are wrong. Aya magambo muzana yasoma muri Yesaya igice cya 52. You read these words in Isaiah chapter 52. Musomye ku murongo wa 11. On the verse 11. Muzasoma ijambo mwitandukanye kandi muve hagati y'abandi. You read the word that says be different and go away from those people. Ingorane yabayeho muri gegeruka. The problem that we have in this time, itorero rimaze kwihuza n'isi, when the church has united with the state, habonetse ibintu bikomeye cyane. Some few things have appeared. Niyo mpamvu bahishimye kwandika iki gitabo mfashe mu biganza. And that's why they accepted to write this book. Cyitwa Bibiliya jambo ry'Imana. It's called the Bible, Word of God. Ariko wari umugambi wo kugenda ngo bahindanye ijambo ry'Imana nkuko tulisoma. But it was written in order to disobey the true words of God. Kwandika Bibiliya
bahuriyeho nangwa se ijambo ry'Imana hagenderewe kwimakaza ibinyoma. They decided to write this book in order to unite church and the state. Reka duse nk'abasoma ahangaha ku ijambo ry'ibanze. Let's read in the summary of this Bible. Turebe abantu banditse iyi Bibiliya. And we are going to see people who wrote this Bible. Mu mwaka wa 1979 In 1979, umuryango wa Bibiliya mu Rwanda wakoranije inama yagomba kwiga the Bible Agency had the conference niba hakwiriye gukorwa indi Bibiliya nshya mu Kinyarwanda, to see if they can make another Bible in Kinyarwanda. abari bahagarariye Kiliziya Gatolika, The leaders of Catholic Church n'amatorero ya Protestanti and Protestant Church n'iby'Abadivantiste munsi wa karindwi, and even Seventh-day Adventist Church, bafashe icyemezo cyo gusobanura ubutumwa bwiza bwa Mariko. they took decision to explain the Mark message. Reka dusimbuke hepfo. Abajyanama b'umuryango wa Bibiliya ku isi. Abajyanama b'umuryango wa Bibiliya ku isi. The advisor of the Bible Union on the world N'abitabiriye izo nama. and the people who joined that conference, Muri izo nama hafashwe icyemezo cyo gushyiraho umusobanuzi. in that conference they brought the decision to choose the translator, Uhagarariye Kiliziya Gatolika, the translator from the Catholic Church, undi uhagarariye inama y'Abaprotestanti mu Rwanda, another one from the Protestant Church, undi uhagarariye iby'Abadivantiste munsi wa and karindwi. another one from Seventh-day Adventist. Aba rero baravuga bati bagiye kumvikanisha ijambo ry'Imana. And they decided that they're going to write a new Bible award. Ariko nigeze nsoma amagambo yo mu ntambara ikomeye But I read some words in the book of Great Controversy ngo bashatse guhindura Bibiliya, that they wanted to change the Bible, maze ngo ibyumvikanaga babihindura idadi. and then what was understandable, they made it confusing. Hari ikintu gikomeye cyane kigenderewe. There's a strong thing. Reka nse musoma amagambo amwe namwe turebe ko bihura. We are going to read some words in this Bible and we're going to compare if they are the same. Ngaho abafite Bibiliya yera, People who have the Bible, the Holy Bible, niyo dusoma ku murongo umubwiriza igice cya 11 umurongo wa mbere. when you read in the book of Ecclesiastes chapter, haranditswe ngo nyanyagiza imbuto yawe ku mazi menshi. Ku mazi, nyanyagiza imbuto yawe ku mazi, kuko igihe n'igisora uzayibona hashize imyaka myinshi. cast your bread upon the water, for you will find it after many days. Umurongo wa kabiri agira uti ubigabanye 7 ndetse n'8, kuko utazi ibyago bizatera ku isi ibyari byo. Give a portion to 7 or even to 8, for you know not what disaster may happen on earth. Hariya bari kuvuga iyo bavuze amazi n'abantu benshi. When they are talking about water, it's a lot of people. Iyo bavuze imbuto ni ijambo ry'Imana. When they talk about bread, it's the word of God. Hariya bavugaga imvugo y'umwuka. They were speaking in spiritual ways. Ariko abangaba bagiye guhindura ibyo bise ngo birumvikana. But in this new Bible, Ibyo bise ngo birumvikana babigize idadi mu buryo bukomeye. and so-called understanding Bible, Ku buryo babishyize mu buryo bw'umubiri. they wrote these words in a fresh way. Ngaho tubisome muri Bibiliya jambo ry'Imana. We are going to read these words in this new Bible, a word of God, Aho bavuze ngo uyu ushora imari yawe mu bucuruzi bwa kure. where they said you have to invest your wealth in your business. No kuvuga ngo hariya bari kuvuga ngo nyanyagiza imbuto yawe ku mazi menshi. Here they're talking about cast your bread on the water. Abandi bati uyu ushora imari yawe mu bucuruzi bwa kure. But other people, they are talking you have to invest your wealth in a far business or further business. No, ahepfo baravuze ngo umunsi umwe izakugarukira. And one day it will come back to you. Hariya baravuze ngo aho baravuze ku murongo wa kabiri ati ubigabanye 7 ndetse 8, kuko tutazi ibyago bizatera ku isi byose
ku isi ibyo ari byo. Here in verse 2 they say, give a portion to 7 or even to 8, for you know not what disaster may come on earth. Hano babishyize mu mubiri ngo ujye ushora kandi imari yawe mu mishinga inyuranye. And here they say that you have to invest your wealth in different projects. Kuko kuri iyi si utazi aho ibyago bitera biturutse. Because you don't know where disaster will come from. Nimusoma iki gitabo harimo ibintu byinshi bahinduye. If you read this book, you see so many things that are different. Niyo mpamvu natwe tugomba kuba maso kandi tugasenga. And that's why you have to be awake and pray more. Kuko ibintu bikomeye cyane. Because things are very difficult. Ngaho tusome muri Yobu igice cya 28. Let's read in the book of Job chapter 28. Yobu 28 umurongo wa 26. Job chapter 28 verse 26. Haranditswe ngo ninde washyize ubwenge mu mutima w'umuntu, ninde wahaye kujijuka n'ibibazo, ninde washyize ubwenge mu mutima w'umuntu, ninde wahaye kujijuka. Who has put wisdom in what parts and given understanding to the mind? Aravuga ngo ni ikintu barwa ninde washyize ubwenge mu mutima w'umuntu, ninde wahaye kujijuka. Who has put wisdom in what parts and given understanding of the mind? Nta wundi uretse Uwiteka. There's none other than only God. Nta kindi gituma umuntu ajijuka uretse Imana. There's nothing that can make people understand. Niyo mpamvu bavuga ngo kuba Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha nibwo kujijuka. That's why they say that respecting God is the real wisdom. Hano rero bavuze mu buryo bwa kimuntu. But here they explain it in a fresh way. Yobu ikatusome biriya jambo ry'Imana mu byumve kuno bo babivuze. We are going to read these words in the New Bible, Word of God. 38 umurongo wa 36. Chapter 38 verse 36. Hari jambo twasoma reka twasome mwumve ko ntabwo bihura habe na gatoya. It's very different and we are going to read, you will understand. Bo baravuze ngo ninde wahaye nyirabaraza. Reka dusubiremo gakeya. And we are going to read those words in this New Bible. Dufashe Bibiliya. Reading in the Bible, Holy Bible. Turimo turavuga ngo ninde washyize ubwenge mu mutima w'umuntu. We are reading the word that says, who has put wisdom in what parts? Noneho muri Bibiliya jambo ry'Imana ati ninde wahaye nyirabarazana ubwenge. In the New Bible they said, who gave the eagle the wisdom? Ngaho ndebere iyo abantu berekeje. And see where people are leading. Ibi ngibi nibyo byabaye inkomoko ikomeye cyane y'ubugorozi. And this is why the reformation has to take place. Kandi nkuko abagorozi ba mbere bagombye gusubiza abantu Bibiliya, as the early reformer restored the Bible, n'abagorozi bo muri iki gihe cya none barakongera gusubiza amatorero n'amadini n'abantu benshi Bibiliya. Even the reformers of today, they want to restore uyu ni umwanya w'umwanzi cyane wo kwinjiza ibinyoma mu madini atandukanye. And this is the time for Satan to bring the first in different things. Maze iby'umwuka bakabisobanuza iby'umubiri. And they explain the Holy Scripture in a fresh way. Hano bati ninde wahaye nyirabarazana ubwenge. They say that who gave the eagle the wisdom? Ninde wahaye isake kujijuka? And who gave the cock understanding? Ngaho abantu babagereranije n'isake. And they are comparing people as a cock. Reka nse mwubaha amasomo atari na makeya. And I'm going to give you some verses in the Bible. Muzisomere aho bigenda bitandukana. And you read yourself the difference between those two. Aya ngaya niyo mbabwiye gakeya. This is the few verses that I've just. Ariko muzisomere Daniel igice cya 7:25. But you can read yourself in Daniel chapter. Aho bavuze Daniel 7:25. Chapter 7 verse 25. Aho bavuze ngo azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Where they say that he will change time. Aho ngaho bagiye barabyangiza. But there they said it in different. Abafilipi 3:16. Philippians chapter 3 verse 16. Aho bavuze ngo ukuri dusoma ariko dukurikiza. And they said that we have to follow the truth of aho nabo bahageze barangiriza. And when they reached there, they also said it in a wrong way. Noneho na Yobu 13:15. Job chapter 13 verse 15.
aho bageze Yobu yaravuze ati nubwo reka yo tuyasome Yobu 15:15. Let's read in Job chapter 15 verse 15. Aho Yobu 14:13-15 baravuze ngo reka tuhasome na 13:15. Naho yanyica napfa nyiringira nubwo bimeze bityo inzira zanjye nzazikomeza imbere yayo. Though he slay me, I will hope in him, yet I will argue my ways to his face. No kuvuga ngo naho yanyica napfa nyiringira 13:15. We are going to read these words in the different book. Hano mumbe kuntu bavuze. It's the word that says, ati nubwo Imana yanyica ntacyo nari maze. even if God slay me, I'm useless. Nyamara nzakomeza kwiregura imbere yayo. But I will keep protecting myself in his sight. Bavandimwe inshuti z'Imana, Dear friends, mureke duhinira ahangaha. let us stop by here. Turimo tuganira bavuga ngo ni impamvu ki twabaye abaguruzi. We were talking about the reason why we became. Ibi tuvuze n'ibindi byinshi. This that we are able to say in so many other things. Ibi nibyo byabaye inkomoko yo kugira ngo abantu bahagarare mu mwanya w'ijambo ry'Imana. This was the beginning for us to stand in the truth. Kandi ubwo butumwa ntabwo buzakirwa n'abantu benshi. And the gospel will not be accepted by so many people. Uretse ko benshi bazabwumva bwemerwe n'abakeya. Except that many will understand the gospel, but only few will accept it. Nagusaba kugira ngo nyumva nawe uzaba umugabane w'abakeya. I would like you to be the part of those few people who will. Maze nawe uhagarare mu mwanya w'ijambo ry'Imana. And also you have to stand in the place of word of God. Bitabaye bityo wazahagarara mu mwanya w'abazaje ibumoso. If it's not like that, we stand in the people who will go in the left Kuko side. ijambo ry'Imana ritagomba guhindukaho na gatoya. Because word of God doesn't have to change even anything. Nubwo ibintu byahinduka ijambo ry'Imana rizahora rihagaze neza. So many things will change, but the word of God will never change. Reka nsome amagambo ari hano mu gitabo cya Matayo. I'm going to read the words that is in the book of Matthew. Igice cya 5 umurongo wa 18. Matthew chapter 5 verse 18. Haranditswe ngo kandi ababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira amateko atazavaho inyugute n'imwe cyangwa agace kayo gato kugeza aho byose bizarangirira. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot will pass from the law until all is accomplished. Aya ni amagambo Yesu yavuze. This is the words that Jesus has said. Imana ntijya yihenda munono uze kugorora nyuma. God never go wrong so that you can come and change things. Ntabwo Imana yanditse Bibiliya ngo isige umucyo mukeya ngo namwe mwe mwaje kongeraho. God has never wrote the Bible so that you can come and bring another right. Uretse ko benshi bagira ngo ni iterambere ariko ni iterambere ry'ikinyoma. People think that this is a development, but that's a fast development of changing Bible. Reka dusabe Imana muri aya masaha ngo itwongerera amaso yo kureba kugira ngo impamvu z'ubuhumyi ziveho. Let's ask God that He can remove our blindness so that we can see the truth. Maze tumenye igihe tugezemo. So that we can also know the time that we are living. Yesu Kristo ubwo agiye kugaruka azatujyane mu ijuru mu izina rya Yesu. So that when Jesus Christ is about to come, He will take us to heaven in the name of Jesus. Amen. Yesu n'urugero rwiza rushimwa yakoze imirimo myinshi itangaje. Intumwa ze nazo bari kumwe arazibwira ati munyigireho mubwiriza abantu ubutumwa bwiza ngaho muje mu mahanga yose. Mugende hose mubwirize abizera Yesu bose bazakizwa abavuga bazabarenganya basezeraniye kubaneshereza. Intumwa zakoze umurimo mwiza zakizaga indushyi n'abarwayi zaritanze zimena amaraso barahamya ntibagamburura
kuko bapfuye bazira umwami Yesu babikiwe ubugingo buhoraho. Mugende hose mubwirize abizera Yesu bose bazakizwa, abanzi ubutumwa bazabarenganya basezeranire kubaneshereza. Ngaho torero duhaguruke tubwirize ubutumwa buheruka bubwira abantu kwihana ibyaha byabo, tuba amatabaza ahora amurika, tuba urugero rwiza mu isi y'icyaha, kuko Yesu agiye kugaruka. Mugende hose mubwirize abizera Yesu bose bazakizwa, abanzi ubutumwa bazabarenganya basezeraniye kubaneshereza. Mugende hose mubwirize abizera Yesu bose bazakizwa, abanzi ubutumwa